Sino Simbika. Ruzisha Simbika. Ko muri rutarwiyambitse bite? Wapi mushiki wameze nabi pe. Kameze nabi? Gute se? Ari kunda ameze nabi. Nawe umbigenze neza. Baje gutanze mu byase. Najya umufasha. Ufashe kugira gute? Nagufasha kumutera iyo ndase. Ubuze subira inyuma market ke. Oya, ngiye guciye icyaro. Ishoro nge mu masaha 2 ndabangezeyo. Baba we, ubuze ndasanga kiri mu mwuka. Ntacyo. Aya mafaranga se ni ayanyu.
wa mugabo we ibibazo ufite byose ndabizi akushize nagufasha. ibibazo turabizi wabibwiwe n'iki? Hemeye kubona nanjye ibibazo ufite byose birashira. ariko ubundi uri mu ntoki ngo ibibazo birashira? uri Imana se? gukorana nawe bisaba iki? ndabona ushidikanya, gena ibitekerezo neza. Papa! 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 Uruwahe? 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 Wabaye iki se mwana? Umwana wawe na disi nta n'ababyeyi disi afite. Nongera mu rugo mana nitegeka ko nanjye baba banshyigikiye ntari kuba mujyanye reka mufashe izo mfite. ariko mana uyu mwana mutware ese ubundi sinari maze iminsi mfite icyifuzo cy'umwana abasanga Imana yari inshubije. Umva Simbika,
mbere yuko ugenda ugomba kumenya ko igitambo ugomba gutamba ari umugore wawe. oya da umugore wanjye ntibishoboka rwose. Wabyemera utabyemera waretse kubisinyira kuri utabanje kubaza iki gitambo ugomba gutamba. oya umugore wanjye ntabwo bishoboka rwose. umugore wanjye ntabwo bishoboka rwose. asi ni agahungu rwose, ni agahungu. asi byarangiye. asi oya ntabwo wasiga gutyo kuko asi urasize kuko urasize. ntibyarangiriye aho ngaho. umugeni yahungiyeho nka nyirarume umwirukana ari n'inzobe. kandi ukora ibyo twagusabye.
mushiki wawe ameze nabi pe ariko ameze nabi waje gutanze mu byazo nagufasha kumutera inda se aba nibeshye ntabwo wibeshye rwose we papa Serine njye papa Serine ntabwo mwibeshye iminsi myinshi murakomeye bravo ko wahindutse ra papa Serine ntugire ngo ndi papa Serine wanduze umva roba niba ukundeba narakennye handi nta n'urwara rwo kwishimanyigira umva roba ntugire ngo aribyo n'ibyo nabakoresha ku kazi ubwabo ukaka n'amarere bagafite n'umushongore byaratsendere neza neza pe ubu narakennye hahandi n'igice cy'ijana kimwe mfite mu mufuka byarahindutse ubishoboye rwandwanaho rwose kuko ndakennye bimwe bitavuga rwose rero icyo nakumarira mfite bosi wanjye nkorera nyuma y'uko mva iwawe sibyo ngiye kumureba dufatikanye turebe uburyo nakubonera akazi ntabwo twabanye nabi mwamugize neza ko ndakeneye imwe biteye ubwoba none aderesi nakuboneraho ni izihe nta telefone ngira nta kintu na kimwe mfite rwose wamboneraho uherereye agana hese mbere ni hariya hirya mu gasantere utagiye kwinjira mu bice bya za Remera noneho nanjye niyo nzira nerekezaga nakugeza imbere wamugize neza rwose usanze ndi gutekereza inkuru nziza mfite Linda inkuru nziza nkurikiza ahubwo nagira ngo nyifashemo rwose Linda wacu se Linda wacu mbese ibyo nagufasha mu bintu ntazi ese nawe nuko Seri garuka gato twaze tuvugane hakoze kutajya n'amatsiko di amatsiko y'iki gusa ubu se nta nubwo uzi ko tujya korana nawe nk'ubu kuko yandangiye
uranteye ko ntacyo mwaba mwabimbwiyeho se akubundiri kubera iki ubunisha itambuga atanurwa wari wambaye uriya muhungu papa yakurangiye uramuzi ese ubundi waramusengeye cyangwa ni ukumva ugahita ushyuha ukagenda nzaba ndeba iki rero nicyo cyonyine gusa nkangira ko buri gihe uwo mukontre sexy ariko umukontre sexy kirinde umuntu muzabana akaramata koko ubuzima bwanjye okay nta kibazo njyewe reka nihute abandi barantegereje amateraniro ya nimugoroba mfiteyo gahunda turavugana nuza sawa ariko jya wibuka ko hari kondisiyo utagomba kurengaho. Jya wibuka ko utagomba kurongora. Wibuke ko uramutse urongoye umugore uzahita upfa.